ese gato atari kubundi Gasaro aba bantu b'abanyamihanda ko mbona bihaye uyu musore witwa Jihadi bati kandi benshi n'ubundi babikora ibingibi uyu munsi yarabateye amabuye Jihadi ariko wamuganire kavuge ngo ku mihanda hari uyu nguyu ariko nawe hari ibyo ushaka kubukora wiherereye byambabaje kuko uriya muvandimwe ntabwo yabikoze ari wenyine cyane yabikoze ari kumwe n'undi ese wowe ko tutamubona ese ko bamugaragaje bamutwikiriye akantu ndagira ngo nkumenyeshe we wasohoye iriya video nawe ejo ni wowe nawe ejo tuzaba turi kukota ariko mumufashe hasi uwicaye nabi ababaza imbere ye cyane nawe yabyivugiye ngo njyewe ndindaya yo ku muhanda nakoreye mu mihanda nakoreye online mumfashe hasi nkuko yababwiye rero Gasopo mumufashe hasi kandi nanavuga ngo nuburenganzira bwe ibyo yakoze nkuko yabivuze nuburenganzira bwe yabyemeye ariko rero mureke gukomeza kumujajinga ngo nta siramuye ngo afite akantu gatoya ese twanyutungana gute abantu komeza kumujajinga ngo afite akantu gatoya ese ubundi murashaka kwagira kangana gute mwe mufite utungana gute yegora ese ni yihengana ubundi yanyaye ugomba kubaho ko buryo mubango ni gato se kangana gute ze mufite utungana gute se kagomba kungana gute abonye yatwitse baravuga ati ubwo hari akantu tubonye tishati turamukubita hasi ariko burya ntago wamukubita hasi Jihadi umva ndagusuje uri hose uriniga kabisa ati ndabacecekesheje ndabiyamye umva komeza ubiyamye biraza kugorana ko naceceka ati imihanda nzayibamo pe arakomeza batereje udusonga bugari niko yanavuze ariko nicyo rero abantu mumufashe hasi nta byacitse nta kabaye umuntu nimba yiyemera ati jyewe ndindaya ati jyewe ndi gukora online ndi mu kazi mwamufashije hasi muramubaza iki yagenda kose biriya nakagambane kuko ntago umuntu yajya kuguta hanze muri buriya buryo atari muri misiyo ari muri misiyo ahubwo bamukurikirana bamukurikirane kuko bifuriza gufungwa cyane kuko byonyine kuba umuntu ushaka kumushyira gufata ubwambure bwe ukabushyira hanze ariko gasa uziko nuwo murarana mu gitanda kizira kugaragaza ubwambure bwe ntaga byemerewe kirazira kikaziririza oya kuko nuwayishyize hanze uko nakurikiye amakuru yarari kwihimura sure nabonaga ko yarari kwihimura ngewe uko nabikurikiye yarari kwihimura byaragenze gute kanje urabona imihanda yanyu umugani wanyu imihanda yanyu ibifite ibintu bimeze nk'amashyari ibintu bimeze nk'akagambane inzangano harangungungwa bahunze igihugu kuko ibi bintu ntago byazafata indi ntera ubundi tugomba guca umuco wo kudahana kuko ibi bintu mu Rwanda nta nubwo byemewe ufata ubwambure bw'umuntu ukabushyira hanze pe ibintu byemewe mu Rwanda ari nabyo Jihadi yavugaga ati ngiye iyi video rero nubwo yasohotse nubwo nabonye ngo harabansabira gufungwa singe wayisohoye oya ntabwo ari we wayisohoye yavuze ati ngiye nta ruhare nayigizemo nubwo ari njyewe arabyemera ati niyanjye pe ariko ntabwo njyari njye wayisohoye mu cyumba cyanjye nari nibereye mu kazi nari nibereye rwose mu kazi nk'abantu kantu k'akazi niko kanyica none se sibyo ariko yabyemeye ntabwo nari nzi ko n'abagabo bicuruza ndabuzwa n'iki habaye iki atabwo n'abatibakirira nimuze muri amapore napfushije byagenze biti ni nako yavugaga rwose ati jemwe imapore rago napfushije atabwo ati ngize amahirwe mubonye ko mwipanaro harimo akantu atabajyaga muvuga ko nta namba nubwo hari abari kuvuga ngo ni hafi ya ntako urabona byakora nawe yago nawe n'umuntu w'umugabo yago nawe n'umuntu w'umugabo kandi nawe tujye dukoma urusyo dukoma n'ingasire nawe ko bamukomyera ngo ngaho nganywa ngitabi ngo ngaho nyine niyo mpamvu wa mugani areba ari kuvuga bati ni ukwihimura nyine niyo mpamvu rero ni kimwe nawe bamutaye hanze nganywa itabi bamwifurizaga gufungwa bamwifurizaga guhura n'ibibazo ngo ngaho ngabakobwa ngo yateye amada ariko nta ruhare nayigizemo sinye wayishyize hanze atariko giye nkorera online none kubera mu bakiriya nahuye nabo nahuyemo n'inyatsi mpuramo n'impirimbiri mpuramo n'iki none atuye umukiriya bamufunze ati najya ncuruziriza he
kantu ko gufunga umukiriya rero nako ni kabi cyane. nyine nawe nibyo kwandika comment oya abantu bari kwandika comment benshi nabo ni agasunu nyine igeragere kunsetsa wasaga rero kwandika comment kandi nabo kari munsi yaka ariko njye ikintu nabasha kuvuga kuri iki ku bijyanye n'agapipi ka jihadi mw'abantu mwe ubundi ni ikindi kibazo mufite ariko icyo nakubwira cyose nuko zose zigerayo. wowe ushaka guca ku musozi muremure undi agaca ku musozi mutoya zose zikagerayo ariko icyo nakubwira icyo nakubwira cyo nuko zose zigerayo zakugeza aho ugiye. mbwira abantu bafite udutsina duto rero nk'uko abantu twakoresheje udupipi nuko udutsina ni kabire dukoresha udupipi. abantu rero bafite agapipi gatoya sibyo umuntu utazi kugakoresha akaba afite ipfunwe ngo ry'uburyo ngo yagakoresha ngo n'ibiki nabwira ngo yahamagara ino nimero tukamuha inama. kabiri nushaka kongera akarugira runini n'uburenganzira bwe ariko ntago ari ngombwa cyane. ariko nanabonye ari n'abandi bavuga ngo nta siramu ariko Jihad yabyivugiye reka nkajyeho kuko yavuze arasiramuye ngewe video uko nayibonye Jihad yivugiye ati ni irasiramuye ni gute ko nabanirwa nshishikariza abantu ngo bisiramuze mbakangurira ngewe nkaba ntasiramuye kereka nimba narebye nabi iriya video ariko iriya video nabonye Jihad arasiramuye ahubwo bitewe n'uburyo nyine abantu babibonye bashaka kubona wenda adasiramuye abantu ntago tubona kimwe. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze muherereye mu mpande zose z'isi tubasuza cyane aho muherereye hose kandi mwebwe muri ibiganiro murabingenzi kuri twe turabakunda cyane ibihe byose. wowe utanga comment nziza uruwingenzi nawe utanga comment mbi nta kibazo barebye ibiganiro byacu ntacyo bidutwaye. twakiriye mama Asia nyuma y'iminsi myinshi cyane kimahagurukije n'ikira kadutangire iki kiganiro tuguye ikaze umubyeyi bimeze biti yegereze mikro utubwire. murakoze cyane mbanje kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ku bayisilamu aho baherereye hose ndetse n'abatari abayisilamu ndabasuje mbifuriza amahoro y'Imana. Amena. Wari umeze neza? Yameze neza. Ibintu ni amahoro? Yego. Ndabona kabisa urasa neza nk'ibisanzwe. Ibiro byaratakaye wabaye mtoto. Murakoze cyane. Nabaye maneki. Shaka kabisa umva umeze neza rwose. Ntagarasi yawe kera. Byagenze biti? nafashe regime nkoresha uburyo bwarwo bwose bwo kugabanya ibiro ko byari maze kumbana byinshi ndacyakomeje urugendo ibiro bikuvaho nengeze ku biro 110 ariko ubu maze gutakaza ibiro 8. yego ubwo ubu mfite 102. Wow courage kabisa. Nabandi bashaka kugabanya ibiro mu nyandikire mbabwira ibanga nakoresheje kuko kugira ibiro byinshi ntago nari ngishaka kuzamuka ahantu ntago nari ngishaka kugenda umwanya munini byari bimbangamiye nubwo nabibonye mbishaka ariko byari maze kumbangamira byinshi. No kuvuga barakwandikira kuri ino nimero bayibuze kubona kuri iki kiganiro. Asia rero tugiye kuganira undi ubona imiriro mu mihanda ese gato atari kubundi Gasaro aba bantu b'abanyamihanda ko mbona bihaye uyu musore witwa Jihadi bati kandi benshi n'ubundi babikora ibingibi uyu munsi yarabateye amabuye Jihadi ariko wamuganire kamvuge ngo ku mihanda hariho uyu nguyu ariko nawe hari ibyo ushaka kubukora wiherereye. Byambabaje abantu bamuteye amabuye abantu bamujajinze kandi reka nkubwire ibi bintu nuko nyine umujura ubundi gisambo ni igifashwe yego ni cyafashwe kikajyanwa hariya ariko ubundi ibi bintu benshi mu bantu murabikora ariko nubwo mubikora mujye mumenya ngo ntabwo ari byiza ibintu nabonye mbese navuga ngo nakasa mutwe ariko benshi mu bantu barabikora si ubwa mbere mbivuze hose n'ubwa kabiri nagiye mbigarukaho mvuga n'ingaruka zabyo ariko abantu barabikora ariko mwe kumutera amabuye ngo mwirirwe muhahana amavideo hahiye mwatwitse
abantu bakunda kujajinga umuntu. Ese uyu munsi kuri kumujajinga wowe ejo nibikugeraho bizagenda gute? Numva nkuko yabyivugiye, yavuze ngo nje muri make yemeye icyaha. Yavuze ati video ni yanjye ariko sinjye wayifashe hasi, ntabwo ari njye wayisohoye. Ntabwo ikibazo ari jihadi, ikibazo ni umuntu bagiranye ibanga akarimena. Abantu mumena amabanga namwe mwitekerezeho, abantu babashuka bakabakuramo amakuru mwitekerezeho, kuko ushaka kwibaza ngo uyu munsi, kuko uriya muvandimwe ntabwo yabikoze ari wenyine cyane, yabikoze ari kumwe n'undi. Ese wowe ko tutamubona? Ese ko bamugaragaje bamutwikiriye akantu? Ndagira ngo nkumenyeshe wowe wasohoye iriya video, nawe ejo ni wowe, nawe ejo tuzaba turi kukota. Ariko mumufashe hasi, uwicaye nabi ababaza imbere ye cyane. Nawe yabyivugiye ngo njyewe ndi ndaya yo ku muhanda, nakoreye mu mihanda, nakoreye online, mumfashe hasi. Nkuko yabibabwiye rero, Gasopo mumufashe hasi. Kandi nanavuga ngo n'uburenganzira bwe, ibyo yakoze nkuko yabivuze n'uburenganzira bwe, yabyemeye. Ariko rero mureke gukomeza kumujajinga ngo nta siramuye, ngo afite akantu gato. Ese twanyutungana gute? Numva rero nta mpamvu yo gukomeza kumujajinga, ibintu byarangiye, mumufashe hasi nkuko yabibabwiye. Abantu komeza kumujajinga ngo afite akantu gatoya. Ese ubundi murashaka kwagira kangana gute? Mwe mufite utungana gute? Yegora. Ese ni yihengana ubundi yanyayi ugomba kubaho? Ku buryo mubango ni gatoya, ni gato se kangana gute? Ese mufite utungana gute? Se kagomba kungana gute? Ya n'abantu bavuze ngo ntabwo asiramuye, ngo biki n'ibikisha, umva ntago byoroshye byo kuri iyi mihanda. Ariko ibintu by'amashyari ntago byoroshye Gasa, biteye ubwoba. Ku mihanda hari amashyari, abantu bazira uwimereye neza. Babonye yatwitse baravuga ati ubwo hari akantu tubonye, ishati turamukubita hasi. Ariko burya ntago wamukubita hasi jihadi. Umva ndagusuje aho uri hose uriniga kabisa. Ati ndabacecekesheje ndabiyamye. Umva komeza ubiyamye. Biraza kugorana ko naceceka ati imihanda nzayibamo pe. Arakomeza batereje udusonga bugari. Niko yanavuze ariko. Ya nicyo rero, abantu mumufashe hasi, nta byacitse, nta kabaye. Umuntu nimba yiyemera ati jewe ndi ndaya, ati gera ndi gukora online, ndi mu kazi, mwamufashije hasi muramubaza iki? Cyo ni icyambere. Mukanya gato ari kumbwira ati Gasa ati nge ibi bintu ndabonamo ibintu bibiri. Bati bishoboke ko uwo nguwo niba byarabaye hagati ari ushobora kuba yaramugambaniye agatanga iyo video. Atese ubundi kubera iki adafungwa? None arafungwa gute kandi wa mugani? Oya uko byagenda kose, wenda wasanga atari no mu gihugu. Uko byagenda kose biriya nakagambane, kuko ntago umuntu yajya kuguta hanze muri buriya buryo atari muri misiyo. Ari muri misiyo ahubwo bamukurikirana. Bamukurikirana kuko bamufuriza gufungwa. Cyane kuko byonyine kuba umuntu ushaka kumushyira gufata ubwambure bw'ukabushyira hanze. Ariko Gasa uziko nuwo murarana mu gitanda kizira kugaragaza ubwambure bwe, ntaga byemerewe. Kirazira kikazerereza. Ariko gufata video yose uko yakabaye ukayishyira hanze, aya ubona uyu muntu yaragamije iki rero wa mugani wawe? Ngenda bibonamo ibintu bibiri. Cyambere ashaka kuba arakagambane, icya kabiri cyangwa se yarari mu kazi kavuga ati ngewe iyi ngiyi ndayigurisha, nimba ufite amafaranga yigure. Kuko numvise ko ngira video niwe byo byo. Oya kuko nuwayishyize hanze, uko nakurikiye amakuru yarari kwihimura. Sure. Nabonaga ko yarari kwihimura ngewe uko nabikurikiye. Yarari kwihimura. Byaragenze gute? Kanye urabona imihanda yanyu, umugani wanyu, imihanda yanyu ibifite ibintu bimeze nk'amashyari, ibintu bimeze nk'akagambane, inzangano, harangungwa abahunze igihugu. Ngo hari abahunze igihugu ngo bazira abandi, ngo hari abandi bari kubarwanya. Rero ikintu nabonye harimo nko kwihimura. Urona uriya muvandimwe ateresha abantu agasonga bugari, abagiye nyine bakotora akabata hanze. Noneho rero hari uburyo yataye umuvandimwe hanze, amaze kumuta hanze aravuga ati sha ugenge. Ashaka kuba rero uriya nawe yarakoresheje nk'umuntu akavuga ati genda shaka video ari kwikinisha. Ati noneho mbona ukuntu muta hanze.
none se niba ari online uyu munsi rero uyu muntu uri kumusabira gufungwa ate kandi wenda ushobora gusanga ari hanze y'igihugu oya rega ribu buriya ribu n'urwego nemera cyane n'urwego nemera cyane amakuru nubwo waba uri munsi y'ibuye shaba gukurayo ikintu bita gushaka amakuru ni icyambere ahubwo nkaba nasaba ribu gukora akazi kayo kuko ibi bintu ntago byazafata indi ntera ubundi tugomba guca umuco wo kudahana kuko ibi bintu mu Rwanda nta nubwo byemewe ufata ubwambure bw'umuntu ukabushyira hanze pe ibintu byemewe mu Rwanda ari nabyo Jade yavugaga ati ngiye iyi video rero nubwo yasohotse nubwo nabonye ngo harabansabira gufungwa singe wayisohoye oya ntabwo ari we wayisohoye yavuze ati ngiye nta ruhare nayigizemo nubwo ari njyewe arabyemera ati niyanjye pe ariko ntabwo ari njye wayisohoye mu cyumba cyanjye nari nibereye mu kazi nari nibereye rwose mu kazi n'abantu kano kazi niko kanyica none se sibyo ariko yabyemeye ntabwo nari nzi ko n'abagabo bicuruza ako buriya Jihad ni niga oya genda mwemera kabisa wumva kuko abantu benshi bati twari tuzi ko Jihad atazagaruka ati ntagaruka habaye iki ndabuzwa n'iki habaye iki atabwo n'abatibakirira ni muzi muri amapore napfushije byagenze biti ni nako yavugaga rwose ati je mwimapore rago napfushije atabwo ati ngize amahirwe mubonye ko mwipanaro ari makani atabajyaga muvuga ko nta namba nubwo harabari kuvuga ngo ni hafi ya ntako harabari kuvuga ngo ni hafi ya ntako oya ariko nukuri ni byiza ko abantu twagerageza wa mugani niyo wagira nibazo n'umuntu ariko hari ibyo hari aho utageze hari aho utagomba kugera hari aho kugera kameme bamwe bati wabona ari uko nawe ngo hari video runaka yasohoye abandi bati wasanga undi yarabikoze nko kwihimura wa mugani kuko ino video mu makuru avugwa nuko ngo yanaguzwe simbizi igenda byo ruko oya wayitangira ubuntu ira nago wayitangira ubuntu ira nago wayitangira ubuntu kameme ntago byoroshye none sasi ukabona rero kugeza kuri uyu munsi ikibazo noneho hagati y'aba bagabo babiri ari ikihe je cyo nabasaba ntibicare baganire basasa inzobe none uyu munsi ko yagari Bugande oyi Bugande se ni kure saha hirya na telefone ikemura ibintu ariko na telefone ikemura ibintu Bugande n'ahahirya umwe yakwambuka cyangwa undi akwambuka bagasasa inzobe bakaganira bagasabana imbabazi aho umwe yakosheje akaba yasaba undi imbabazi urabona biri bugorohe ko nimba yagwa yaramaze guta ikintu nk'iki hanze kandi iki ngiki nibyo mu kana twavugaga kari bigize icyaha urabona byakora nawe rega yago nawe n'umuntu w'umugabo yago nawe n'umuntu w'umugabo kandi nawe tujye dukoma urusyo dukoma n'ingasire nawe ko bamukomyera ngo ngaho nganywa ngitabi ngo ngaho niyo mpamvu wa mugani areba ari kuvuga bati ni ukwihimura nyine niyo mpamvu rero ni kimwe nawe bamutaye hanze nganywa itabi bamwifurizaga gufungwa bamwifurizaga guhura n'ibibazo ngo ngaho ngabakobwa ngo yateye amada tujye dukoma urusyo dukome n'ingasire ariko ngewe ikintu nabagiraho inama mwabagabo mwe nimba mukubira iki kiganiro nta uzi wahurira n'umuntu ni kimwe mugende mwicare musase inzobe muganire muri abantu b'abagabo ubwo nyine hajemo ibibazo ibiki n'ibiki simbizi ariko nyuma y'ibingibi ubuzima burakomeza nyuma y'ubuzima burakomeza ntago uzi aho wahurira n'undi ntago ubuzi buri wese aho yagufatira ari wowe Jihad ntago wari uzi ko iyi video hari umuntu washaka kuyita hanze ariko bayitaye hanze rero mwakwicara mukaganira nk'abantu b'abagabo na telefone irakora nta kintu kidashoboka Asiya rero ati nkibona ino video ya Jihad ati nanjye nabanje kugira ngo siwe ari bwambaza gategasa uyu muntu ni Jihad ahubwo ni nanjye sindamenye aya makuru neza cyane we na warabyemera nyuma gatati nabonye ariko mbona noneho niwe ati niwe muri konfirma neza ngaruko yumve video ye oya video iragaragaza Jihad wese no mu maso no mu isura ariko nawe ubwo aravuga ati video ni yanjye pe ndabyemera hatariko nta ruhare nayigizemo sinye wayishyize hanze hatariko giye nkorera online none kubera mu bakiriya nahuye nabo nahuyemo n'inyatsi mpuramo n'impirimbiri mpuramo n'iki none atuye umukiriya bamufunze ati najya ncuruziriza he
kantu ko gufunga umukiriya rero nako ni kabi cyane. nyine nawe nibyo yavugaga atari kwimukira nawe amufunge ati najya nkura hehe. Oya uyu mukiriya nawe akurikiranwe. Kuyu mukiriya nawe none rero kamvuge bukeya agapipi ka jihadi ukateje makarara agapipi kamvuge gakeya atagira batwumva ko numvishe kateje ikibazo. Oya agapipi ka jihadi niba kihorere numvishe kabaye ariko se nyine ikibazo ni abantu bafite ikibazo. Hano ngo agapipi ka jihadi ngo nagasa. Wari ukuri tube serious. Oya ariko reka nkubwire gasa. Wowe kawe kangana gute udukurikiye. Abana nawe kwandika comment Oya abantu bari kwandika comment benshi nabona agasunu. Ine igeregere kunsetsa wasaga rero kwandika comment kandi nabo. Kari munsi yaka. Mwajya ariko njye ikintu nabasha kuvuga kuri iki ko bijyanye n'agapipi ka jihadi mw'abantu mwe ubundi ni ikindi kibazo mufite. Imodoka ntoya n'imodoka nini gasa ntibonye perime. Narayibonye kabisa. Mwarimu Kirema hejuru cyane ndamwamamaje. Kirema barakwamamarije rwose. Oya ahubwo reka mbanze muvugemo neza. Mwarimu Kirema yigisha neza cyane ni nawe watumye mbona aka gaperime rwose ndamusuje cyane. Akorera hano Norvege ibya provisoire na Nyamirambo arakorera rwose. Reka mbabwire nimero iki kugira ngo mbanze nkomeze reka mbanze mvuge mwarimu wanjye Kirema. Nimero ni 0788 8 3 mwarimu Kirema yubahwe tura nanjye perime ndayifite n'akamodoka nari ngafite mbere usibye ko ubu byanze agasubiza ku isoko ariko ejo nejo ubundi nzongera mbona kandi kamodoka inshallah. Rero nkuko ndi kubivuga wabonye perime. Imodoka ntoya nini mu muhanda zose zica mu ruhande rumwe kandi zose zigera aho zigomba kujya. Ahubwo abashoferi nibo bakwiriye kumenya ngo ufite akamodoka gatoya n'ufite imodoka nini agomba kugenda gute mu muhanda. Ako wibuke ko imodoka ntoya hari imisozi itakurira. Oya none reka ngo urugero ijipe n'akamodoka gatoya reka dufate akakuhasi wenda kakorora bishobora kuzamuka imisozi kimwe. Bishaka kutazamuka imisozi kimwe ariko ugaca mu zindi nzira cyangwa se ugakoresha n'izindi tekinike zo kugira ngo kakamodoka gato kabashe kurira ya misozi. Ariko icyo nakubwira cyose nuko zose zigerayo. Ushaka guca ku musozi muremure undi agaca ku musozi muto ya zose zikagerayo. Ariko icyo nakubwira cyo nuko zose zigerayo zakugeza aho ugiye. Mbwira abantu bafite udutsina duto rero nkuko abantu kakoresheje udupipi nuko udutsina ni kabire adukoresha udupipi. Abantu rero bafite agapipi gatoya sibyo umuntu utazi kugakoresha akaba afite ipfunwe ngo ry'uburyo ngo yagakoresha ngo n'ibiki nabwira ngo yahamagara ino nimero tukamuha inama. Kabiri nushaka kongera akarugira runini n'uburenganzira bwe ariko ntago ari ngombwa cyane. Igihari ni ukumenya ngo ese yabigenza gute nicyo gikuru. Ikindi cya kabiri nukajya usuzugura umubiri wawe uko Imana yawugennye. Ko Imana yawugennye nuko habwo icyo ugomba kumenya nugushima Imana yawuguhaye kuko hari nabi Imana itagahaye. Cyane hari abantu bari imyaka atariho. Cyane rwose barahari babana n'ubwo bumuga. Amakuru mbafite. Amakuru ufite. Ubundi igitsina uko cyaba kingana kose gipfa kuba gifata umurego uhagije cyabasha gukora akazi kose gashoboka gakoreshwa n'igitsina. Ako kazi wabasha kugakora. Hanyuma ahubwo ikibazo kiba kuri wa muntu urangiza vuba, wa muntu ucika intege, wa muntu utagira ubushake, nicyo kiba kibazo gusa. Ariko ubundi ngo ni gato ngo ni kanini sha imodoka yose yagera higera. Jihad akaba ari kugira ari kuzira ubusa. Ya Jihad araze weze bari bariya naba contract 6 niko navuga
nyine bamuboneye ariko kandi nta nubwo ari gatoya ariko nakabonye abanyatari gato ni mu rugero kameme ntabwo ari gato ariko mana we aha none ariko nayo yababwiye ati mwajyaga muvuga ko ntakariho bavuga ko ntakariho siko yavuze se ati noneho nanjye naberetse noneho ati nanayise ati vuba none irabatakaramo ati karimo ubundi igitsina kirengeje santimetero 3 cyabasha gukora akazi kacyo ibindi ni amagambo ni amatiku niko ariko uri mama w'abashu kubera ko sha rwose ndishimye aho Jihad bamurimiye y'itaka wowe kabisa uri kumuvugira mama kandi koko ni na byiza uyu munsi ni wowe uyu munsi niwe ejo ibyo yakoze nta abantu mwese benshi mu bantu murabikora ahubwo tubana bo bataye hanze tukaba ari bo twota habwo nanabagira inama ko mukwiriye kumenya ko isi idasakaye wese yanyagira uyisha no kunyagirwa mu bundi buryo atari buriya bwa Jihad usha no kunyagirwa mu bundi buryo atari buriya bwa Jihad naho duheruka kujajinga imuhanga umuntu bakoraga kwaje akamuta hanze nawe duheruka kujajinga ntaye baherutse guta ku muhanda nago umwibuka umugore mwiza wo mwadeperi yajyaga kwihina ahantu ntago ubyibuka se umwaka ushize inkuru y'umuhanga yaciye ibintu ariko nta mvura idahita n'iyingi izahita ni iminsi mike n'iriya yarahise yego umugore yajyaga agira gutya akihina ahantu n'umushoferi we bakagurutsa ibinyoni yego umushoferi akora aramugambanira nawe bamuta hanze noneho we live apana biriya byintuze nyama kwa nyama birakaze rero utakaraba wese yanuka nshuti zanjye ntimugafata umuntu ngo mumujajinge uko mwiboneye ahubwo nubona ibintu nka biriya ujye ubabarira mu mutima nuba hari icyo wakora ukoresheje ubwenge ukoresheje amaboko ukoresheje imbaraga ujye ubikuraho kuko nawe ejo bakujajinga mu bundi buryo takaraba wese yanuka mama w'abashuru mama shaka bisa mama w'abashuru shaka cyakora yabana ni daje kabisa none se Asiya kugeza uyu munsi rero mu kanya gato ari kuvuga uti nimba umuntu ashobora gusora video yishyuwe kandi azi neza ko nawe ejo ibiri kuba kuri mugenzi we nawe byamubaho ibi bintu tubikure muri eso ariko nanabonye ari nabandi bavuga ngo nta siramu ariko Jihad yabyivugiye reka nkagiye kuko yavuze yarasiramuye ngiye video uko nayibonye Jihad yivugiye ati ni gute ko nabanirwa nshishikariza abantu ngo bisiramuze mbakangurira ngewe nkaba ntasiramu kereka nimba narebye nabi iriya video ariko iriya video nabonye Jihad arasiramuye ahubwo bitewe n'uburyo nyine abantu babibonye bashaka kubona wenda adasiramuye abantu ntago tubona kimwe ariko ngewe uko nabibonye arasiramuye ariko abaye atanasiramuye reka mbwire n'abandi bantu badasiramuye kwisiramuza ni ingenzi kuko bikurinda indwara nyinshi zandurira mu mibonano mpuzabitsina kabiri tubakangurire pe ntago twagasiga hanyuma n'abantu badasiramuye bakwiriye kumenya uko bagendana umwanda kuko nk'iyo ugiye kwihagarika ugakora imibonano kiriya gihu cyangwa se uriya mubiri uri inyuma ubika imyanda myinshi ku buryo bishaka kugutera ama infection ndetse n'izindi ndwara izo arizo zose ubwo rero akantu ko kwisiramuza nizere ko udukurikiye ukaba udasiramuye wakabitsa ahantu ntago bibabaza cyane nkuko babatera ubwoba iminsi 3 gusuba wakize nimba ufite ikibazo cy'uko wakwisiramuza naho babigukorera neza duhamagare turakurangira tuba dufite amakuru y'abantu babikora neza kurushaho bikagenda neza mu minsi 3 gusuka ba wakize barabitinya ngo birababaza ariko ntago bibabaza baza guteza hanyuma se Asiya rero kuri ubu ngubu impaka ziracitse Jihad ubwo arivuye ati uriya muntu mumushyira imihanda nawe agaragara oya bamushyireho nawe agaragare bamwe bati yaba bundi ari umukobwa yaba ari umugore yaba ari umuhungu ubundi aya matsiko niyo abantu batari nyine barimo baravuga ngo nyine ngo Jihad ngo ni n'umutinganyi ariko ntago umuntu ubizi
kowe ubwe Awigeza- yavuze se ati nawe mumushyire hanze byumvikane ko ashobore kuba oya rero- niba mushyira hanze turamenya nimba ari umutinganyi cyangwa atari bishoboka ko nawe umutinganyi ahubwo wenda ari ariko umukobwa. ahubwo hari n'andi makuru numvise Eh. hari indi nkuru numvise mu gitondo yatangajwe na Yago Mm, ngo Jihad ni umutinganyi mm. ngo hari n'umuntu yatwariye umugabo ibyo ni mu bivugwa ni mu bivugwa ariko nanone kugeza iyi saha tukibaza ntawe uraza gutanga ubwo buhamya kuko tubyemera 100%. oya ni Abantu ibivugwa baravuga, ni ibivugwa ku ii. mihanda ariko ntago tubyemera ko cyane cyane n'uwo bari kumwe kwanza agaragaye Ntago ari kugaragara, niwe wa waciye mugani impaka. ubundi. oya agaragare niba ari umukobwa tubibone niba ari umugabo tubibone araza kugaragara nta karaba iby'iyi mihanda muzabyakiriza yombi asisha ibi bintu noneho birakaze ibintu byafashe indi ntera utuzaniye iki none ibi bintu urabikemura ute rero oya mama? nta kundi kubikemura kundi icyo ni ukubagira abantu inama inama ya mbere ni ukumenya yuko mugomba kumenya kubika ibanga yego nimba umuntu umugiranye igikorwa cy'ibanga menya kubika ibanga ampurisi ibanga ryo mu buriri icya kabiri abantu bavugaga ngo bafite ngo udupipi dutoya muceceke mugabanya amatiku agapipi gato kangana gute akanini kangana gute ari abashaka iyo mihini nta kibazo igisubizo turakibafitiye ubu mbafitiye umuti ukuza igitsina nimba ubishaka umuti ubaho rwose cyane umuntu ufite ikibazo cy'uko ngo afite agatsina gatoya ngo kamutera ipfunwe umuti urahari ariko ndagira ngo mbabwiye ngo ntabwo ari ngombwa igitsina uko cyaba kingana kose cyakora akazi kacyo cyagenewe haba mu gutera akabariro haba mu gukora akandi kazi ako ariko kose kagenewe no gukoreshwa imyanya ndangagitsina kagikora ahubwo ikibazo ushaka kwibaza ngo ko byanze nimba byaranze duhamagare turahari ngo tukugire inama hari abantu benshi bagira ibyo bibazo rwose twababwira ngo ibisubizo birahari waba ushaka kugira kinini waba ushaka kumenya uko wakoresha igitoya ufite uraduhamagara mufashe kuri iki kiganiro mushyireho nimero hanyuma abantu babashe kubahamagara nta kibazo ntacyo bitwaye ariko zivuga no mu kiganiro nishobora kuzirangiza akazumvamo nubwo ku kiganiro ziba ziriho nimero za telefone mwahamagara rero ni 078 52 42 049 abari hanze y'igihugu mukabanzaho kode y'igihugu plus 1050 cyangwa se akamenyetso ko guteranya 250 hanyuma tukaba nyine tubafitiye produits zisanzwe nkuko bisanzwe twakomeje tuzibabwira ariko abafunguye ikiganiro uyu munsi nababwira ngo mujye mwibuka gukora subscribe kugira ngo ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi bijye bihita bibagereraho ku gihe we kuzabyumva mu nkuru burya iyo ukoze subscribe kuri channel runaka ibiganiro bahora bakugezaho ubu wa mbere mu kubibona uburo nk'abantu bakoze subscribe iki kiganiro bahita bakibona aka kanya abantu rero badasanzwe banzi nitwa Nyirashumbusho Asia nk'abandi umubyeyi mama w'abahungu nta mukobwa ngira nkaba nkora akazi ko gucuruza imiti ikozwe mu bimera yitwa food supplement ni imiti yagiye ifasha abantu benshi batandukanye kuko aka kazi ngakoze imyaka 11 abantu bagira ibibazo bitandukanye ibibazo by'amadiyabete imivuduko y'amaraso by'umwihariko abantu bagira ibibazo byo mu gitanda kurangiza vuba gucika intege abantu bagizweho ingaruka zo kwikinisha kuko kwikinisha byo ni yindi case itera ingaruka nyinshi twagiye tuzisobanura mu biganiro byagiye bitambuka abantu bagezweho ingaruka tubafitiye igisubizo abadamu bagize ibibazo kwikinisha kugira ibibazo by'imisemburo kugira ibibazo by'imihango idashira kutabyara biturutse ku mpamvu zitandukanye aho bose turabafasha mwatugana rero cyangwa se mukaduhamagara mukatuganiriza ku kibazo icyo ari cyo cyose waba ufite turaguha ubusobanuro nababwira rero tubafite udushya twinshi abari mu mujyi wa Kigali abari mu nkengero munyaruke mu dusura aho dukorera ni hariya Nyabugogo neza ruguru ya Feruje mwahagera tukaba turabakira neza mukamenya serivisi dutanga tukabafasha nibyo aho mukorera ni babarangire neza aho dukorera ni hariya Nyabugogo kuri Kaizen iyo uhageze neza uraduhamagara kuri ya nimero twatanze mu kiganiro cyangwa se ukayireba hasi ku kiganiro ukaduhamagara tukakurangira neza uko buriya mujyi wa Kigali uracanganye kubera inyubako nyinshi ziba zegeranye
biba bigoranye kugira ngo presize neza ngo uhite umenya ahantu hariho ariko ni hariya kuri Kaizen Hotel neza. dusoza nihe nama dukamere kuri Jihad wamugira rero Inama namugira no gukomera biriya ni imiyaga birarangira hasi birarangira biriya haraza indi nkuru mu kanya birarangira iriya ni page yawe irarangira kandi ndagushimira buriya wakoze igikorwa gikomeye cyo kuvuga uti njyewe ndabyemera ni njyewe nta ruhare narugizebo njye na yindi mu kazi kanje ahubwo nyine ikibazo kiri kuri uriya wabishyize hanze niwe ikibazo kiriho. Nama nakugira rero courage ku murimo wawe kandi ukomere nyine nubwo wavuze ati ntimunyihanganishe ntago napfushije ariko niyo abantu batari kugutera amabuye bura ntago uri gutwika bura nibwo yatwitse neza kuko nutari umuzi yamumenye sha nta muntu utazi Jihad. Inama wagira yago rero ari nayo dusorezaho yago namubwira ngo wihunga igihugu cyawe nta byacitse abo barozi abo bapfumu abo bavuga ngo bakwica nta muntu wakwica turi mu gihugu cy'umutekano cyane ninde wakwica se turi mu gihugu cy'umutekano ahubwo nabashaka kuba yaravuze ngo yarahunze ngo ahunga abagizi ba nabi ariko turi mu gihugu cy'umutekano yago nta mpamvu yo kuba wahunga we ushaka guhunga ku mpamvu zawe ufite diru zawe wibereyemo cyangwa ushaka no kuba yagiye kugira ngo abashe gutangaza izi nkuru ariko nta byacitse byatuma uhunga igihugu cyawe wagaruka mu gihugu cyawe ugakomeza gukora akazi kawe yago n'umuntu utwika abanyeshyari basha no kumugirira ishyari bakanamugendaho nibyo ariko ntekereza ko inzego zacu z'umutekano zirakora nta muntu waguhohotera uko byagenda uko ariko kose. Wasohoye video afungwe umuntu wasohoye video afungwe mise naha atsireka nitayira Nyirashumbusho Asia urakoze kwitekerezo byawe abantu banagukumbuye hari n'akantu nabonye muri gatari ngombwa cyane ibyo nta bintu birenze muri iyi vizi ariko ubishaka igisubizo kirahari tugufitiye igisubizo waduhamagara kwanza ku muntu waba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose yaduhamagara reka twe kurambirana gusa nkomeje kubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye abakeneye imiti batari mu Rwanda turaboherereza biciye ku buryo bw'ikoranabuhanga hari posta hari DHL izo zose ni service zibasha kubagezaho ibintu mukeneye aho muherereye muduhamagare rero tubashe kubafasha mu buryo bwose bushoboka kandi turabakunda abantu badushyigikira aho muherereye mu bitwereke mukore subscribe mukore like mukore share kugira ngo tubone ko natwe mudushyigikiye kandi mudushyigikiye nibyo dukora. Nakoze cyane rero ndabashimiye ndabakunda bye bye. Gasaro TV.